umuntu aramutse akubwiye ko mu myaka ya kera cyane hagati y'imyaka 400 na 300 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo umusarani w'abantu wari umuti ukomeye kandi wavuraga uburwayi butandukanye aho ushobora kumufata nk'utari muzima. Gusa uku niko kuri hashingiwe ku buvumbuzi bwabaye muri uyu mwaka wa 2026 bukozwe n'abahanga mu by'imiti ndetse n'ibisigaratongo bo mu gihugu cya Turkiya. Uburwayi nko kubyimba k'uruhu, ubwandu bwo mu bisebe, udusebe two mu kanwa, ibibazo by'imyororokere, uburwayi bw'amaso ndetse n'ibibazo by'igogora, ibi byose umusarani wa muntu wari umuti wazaga ku isonga mu kubivura. Je nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space, nguhaye ikaze. Mu mwaka wa 2026 uyu mwaka turimo nibwo habaye ubuvumbuzi bwaje bushyira umusozo ku mpaka zari zimaze ibinyejana, aho zimwe mu nyandiko z'Abaroma zagaragazaga ko umwanda cyangwa se umusarani w'abantu wagiye ukoreshwa igihe kirekire mu buvuzi ko ndetse wavuraga neza, ariko ibi byose bigakomeza kuba impaka harabuze igihamya. Byakemutse bite? Uwitwa Senka Atila, uyu ni umuhanga mu by'ibisigaratongo, akaba akomoka mu gihugu cya Turkiya ndetse akaba ari n'umwarimu wigisha ibijyanye n'iby'ibisigaratongo muri kaminuza ya Shivash, ari kumwe n'uwitwa Demi Bolat. Uyu nawe akaba ari umuhanga mu bijyanye n'imiti, nawe ni umunyaturikiya wigisha muri kaminuza ya Istanbul Kent University. Aba bombi nibo bakoze ubu buvumbuzi mu mwaka wa 2026 uyu mwaka turimo. Aba bashakashatsi bagiye gukora ubushakashatsi bwabo hafi y'agace ka kera kitwaga Pergamon. Aka gace mbere hari mu Bugereki ariko nyuma kaza kuba ak'Abaroma. Bagiye basuzuma ibisigaratongo bitandukanye birimo n'ibirahure bishobora kuba byarakoreshwaga mu mirimo ya kera. Baje rero kugera ku gacupa, kari agacupa gato k'umunwa muremure. Aka gacupa bakitegereje basanga imbere karimo ibintu by'umwanda bisa n'umukara. Kuri bo rero aka ni akazi, ibi bagomba kubifata bakabijyana muri laboratoire kubisuzuma ngo barebe icyo ari cyo, iyo myanda iyo ari yo, kuko biga ku bisigaratongo. Nkuko babigaragaje, ubundi ubusanzwe utu ducupa mu myaka ya kera twakoreshwaga babika imibavu, amavuta, ibirungo by'ubwiza ndetse n'imiti. Aba nabo bakimara kubona aka gacupa batekereje ko nibagakoraho isuzuma bari buze gusanga iyo myanda cyangwa ibigaragaramo imbere ari kimwe muri ibi bintu bonye haruguru, cyane ko ari byo byakundaga kubikwa mu utu ducupa muri iyo myaka ya kera. Ariko siko byagenze, aho gusangamo ibijyanye n'amavuta, ibirungo by'ubwiza, imiti ndetse n'imibavu, basanzemo ibinyabutabire bigaragara ko bikomoka ku mwanda w'abantu. Ni ibinyabutabire bikorwa mu gihe cy'igogorwa hanyuma bikaza gusohokana n'umwanda mu gihe umuntu agiye kwituma. Aha basanzemo icyitwa coprostanol ndetse na 24 ethyl coprostanol. Tugarutse ku by'ubuvuzi, reka dusubire muri ya myaka hagati ya 400 na 300 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Umuhanga w'icyo gihe mu by'ubuvuzi witwa Hippocrates, uyu waniyitaga imana y'imiti mu Bugereki bwo hambere, niwe wasobanuye ko indwara zidaturuka ku mana zarakaye, ko ahubwo indwara zituruka ku bibazo runaka biba byabaye mu mubiri wa muntu. Mbere y'iki gihe, mbere y'uko uyu mugabo Hippocrates abibasobanurira, abariho icyo gihe bo iyo barwaraga bumvaga ko uburwayi bwaturutse ku mana zarakaye, bwaturutse ku mivumo cyangwa bwaturutse ku myuka mibi. Iki gihe yatangiye kubereka ko indwara zavurwa hifashishijwe ibyo bo batatekerezaga ko byakoreshwa mu kuvura. Aha harimo amase y'inyamaswa. Icyo gihe yaberetse uburyo ashobora gukoreshwa mu komora ibisebe, yaberetse uburyo umusarani wa muntu ushobora gukoreshwa mu kuvura uburibwe no kubyimbirwa. Ikindi kandi muri iki gihe mu gutoranya ibyo bakoresha bavura, umwanda wabaga ufite umuhumuro mubi ukabije niwo wabaga utanga icyizere cyo kuvura mu buryo bufatika. Uyu mugabo yabayeho hafi mu mwaka wa 460 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, aza kwitaba Imana muri 370 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Akaba yaraguye ku kirwa cya Kos. Nyuma y'ubuvuzi bwe nuko kandi abandi baturanyi b'igihugu cy'Ubugereki bari bamaze kubona ko ubuvuzi bukora. Abaroma b'icyo gihe nabo bahise bafata umwanzuro wo kwigana ubu buvuzi, maze ubu buryo bwo kuvura hakoreshejwe ubu bwoko bw'imiti nabwo bwinjira mu buvuzi bw'Abaroma gutyo. Hanyuma ubu buryo bwo kuvura hakoreshejwe umusarani w'umuntu ntabwo Abaroma babwiganye ngo bahite babukoresha cyane ku bwinshi, ahubwo nk'uko byagiye bigaragazwa mu nyandiko z'uwitwa Pliny the Elder. Uyu yari umuhanga mu byo kwandika, ari umwanditsi w'umuhanga akaba n'umusirikare w'Umuroma. Yagiye yerekana ko hari ubundi buryo bwabanje kujya bukoreshwa ku ndwara twakwita
kuruta izisanzwe, harimo gukoresha amahurunguru y'imbwa, gukoresha amahurunguru y'inuma ndetse no gukoresha amahurunguru y'ihene. Ariko noneho ikijyanye n'umusarani wa muntu wo wakoreshwaga gake kandi ugakoreshwa n'abavuzi b'abahanga icyo gihe. Mu yandi magambo bari abasipesiyaliste bawukoreshaga kandi bakawukoresha ku burwayi buhambaye cyane. Urumva ko wari umuti uhambaye bahaga agaciro kadasanzwe. Icyo gihe hari mu kinyejana cya mbere y'ivuka rya Yesu Kristo kugeza mu kinyejana cya mbere nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Bigeze mu kinyejana cya kabiri nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo nibwo ubuvuzi buteye imbere mu ikoreshwa ry'umusarani wa muntu bwaje kugerwaho, bukeshwa uwitwa Galen. Uyu yabayeho mu mwaka w'129 aza kwitaba Imana mu mwaka wa 216 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Yari umuganga ukomeye cyane w'ikimenya bose mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Ikindi kandi anafatwa nk'umuhanga wafashije iyi si mu kuyitekerereza mu bijyanye n'ubuvuzi, kuko icyo gihe yagize uruhare rukomeye cyane rurimo no updatinga cyangwa kuvugurura uburyo umusarani w'umuntu wakoreshwa mu buryo buvuguruye ukarushaho gutanga umusaruro mu kuvura. Aha icyo yibandagaho kwari ukwerekana ubwoko bw'umusarani bugomba gutoranywa, abagomba gutanga uwo musarani, amafunguro bagomba kugaburirwa yihariye kugira ngo batange umusarani ufite ubushobozi buhambaye bwo kuvura. Icya gatatu, yerekanye ko kugira ngo umuti urusheho kuba ari mwiza ko hari ibimera bagomba kuvangamo byo kuwugabanyiriza umuhumuro mubi ahubwo ukagira umuhumuro utabangamye. Icya gatatu kwari ukwandika amaformire atandukanye cyangwa se uburyo umuti uzakorwamo bugiye butandukanye binatewe nuko indwara uzaba ugiye kuvura zitandukanye. Ibi neza bihita bihura n'ibyo bashakashatsi babiri nakubwiye b'Abanyaturikiya bavumbuye muri uyu mwaka wa 2026, aho ibyo bavumbuye nyuma yo gupima wa mwanda basanze muri ka gacupa neza bihura n'ibi ngibi uyu mugabo Galen yatangaje abwira Abaroma mu rwego rwo kunoza ubuvuzi bwabo bifashishije umusarani wa muntu. Aba bashakashatsi nabo berekanye ko ibyo basanze muri kariya gacupa bishobora kuba bimaze imyaka ibarirwa ku 1900, bisobanuye ko n'umuti wari uri muri kariya gacupa wakozwe hagati y'umwaka w'100 n'umwaka wa 200 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ubu buvuzi bwo kuvura hakoreshejwe umusarani wa muntu bwaje kwamamara ndetse burakoreshwa mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Icyo gihe kiza kuvaho bukomeza gukoreshwa mu cyitwa medieval Europe. Aha ni ibihe byo mu myaka ya 476 ubwo ingoma y'ubwami bw'Abaroma yagwaga. Burakomeza burakoreshwa mu myaka 1500 mu gihe cy'intangiriro ya modern Europe cyangwa se igihe icyitwa Europe y'uyu munsi cyangwa umugabane w'Uburayi watangiraga. Mu magambo make n'ubuvuzi bwamaze igihe kigera ku myaka 2000 bukoreshwa. Nigeze kukubwiraho gato ko umuroma witwa Galen yazanye impinduramatwara mu buryo ubuvuzi bwakorwaga, azana uburyo bashobora kuvugurura umusarani wa muntu ugatanga ibisubizo cyangwa se ugatanga umusaruro kuruta uko wavuraga mbere. Nababwiye ko yerekanye ko umuntu ashobora kugaburirwa ifunguro ritandukanye kugira ngo anatanga umusarani ufite ubushobozi buhambaye bwo kuvura. Bimwe rero mu biryo Galen yerekanye ko bagomba kugaburira umuntu kugira ngo atange umusarani ufite ubwo bushobozi harimo umugati ndetse na wine cyangwa se umuvinyo. Ndagushimiye cyane wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro. Okora subscribe, like, share na comment. Utubwire niba kandi hari n'indi ngingo wifuza ko twaganiraho mu biganiro byacu bitaha. Nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.